Muraho neza, ndagarutse nongeye kubaha ikaze nanone kuri The Grace TV Show. Niba uri mushyashya tuguhaye ikaze cyane, gumana natwe kugira ngo ugire video zigiye zitandukanye zica kuri iyi channel. Kandi niba uri umusangwa nabwo ikiza no kuri video ukayirangiza kugira ngo ugire icyo ukuramo ikugirira akamaro. So uyu munsi rero abantu benshi bambajije twatura gute muri Canada tutaje kwiga cyangwa se tutaje nk'abantu bafite offer y'akazi tuje gukora. Nibyo koko birashoboka, ushobora kuza ukaba umwene gihugu wa Canada kandi utaraje nk'umukozi cyangwa utaraje nk'umunyeshuri. Uburyo rero nubwo tugiye kurebera hamwe, ni wumva harimo ubugufashije ushobora kugerageza amahirwe, we never know. Icyambere no gutera intambwe ukaba wagerageza hanyuma ukareba ko amahirwe agusekera. So uburyo bwa mbere rero twavuga ni ubwitwa Express Entry. Iyi ni online system umuntu akoresha ukapplyinga, hanyuma bagendera ku scores. Wagize amanota menshi bagufata bakaguha icyo bita residence permanent, ukaza gutura Canada, bikazagufasha kuba umwene gihugu. Icyo navuga bagenderaho rero, ushobora gukoresha HIMA programme nk'iyo nabasobanuriye muri video ishize, mwajyaho mukareba. Ikintu bakunda kugenderaho, bagendera ku myaka, bagendera kuri kundi muvuga, bavuga igifaransa, icyongereza. Ni byiza ko muri application yawe ushyiramo izo certificate bayizifite byagufasha. Bagendera kuri work experience, hanyuma nyine haba hagiye hariho ibyo bagenderaho ba applyinga. Ushobora kujya online, haba bigiye biriho. Cyambere no kwidocumenta, hanyuma ukaba wagerageza amahirwe bagufata ukaza nk'umwene gihugu ukaza gutura muri Canada. Uburyo bwa kabiri ni ubwitwa Provincial Nominee Program. Ubu buryo rero bushyirwaho na province, murabizi abari amaprovince agiye atandukanye, province du Quebec, ya Alberta, ya Nova Scotia n'izindi zigiye zitandukanye. Iyi programme ishyirwaho na province, ariko akenshi zikunda gukoreshwa n'ama business, abantu bafite business zabo, inganda se bifuza abakozi. Twatanga nk'urugero, wenda akaba hari nk'umuntu ufite business ye nk'uruganda rwe, akaba yakenera abantu baza kumukorera nk'amasuku, akaba yasaba abantu bo hanze ya Canada kuba baza gukora. Nk'abantu bafite nk'amashyamba se, bashaka abantu baza kubatemera ibiti se, abantu baza kubasarurira imbuto se, amapoma, amafraise n'ibindi bigiye bitandukanye. Izo nuko ari zo ngero zije hafi mbahaye. Bakaba basaba province runaka ikaba yabashakira abakozi hanze. Ibyo nabyo bibaho, bari barigeze kubihagarika, ariko nabonye abarwiyemeza mu mirimo bafite ama business agiye atandukanye bari kureklama bavuga ko batabaho cyangwa se batatera imbere badafite aba immigrant baza kubafasha mu gukora muri ako kazi. Ahantu rero icyo nabasobanurira kuri iyi Provincial Nominee Program nuko nta handi hantu bawemerewe gukora. Niba umukoresha yaguhaye offer y'akazi ukaza kumukorera, ni ukuvuga ngo muhana contract ikwemerera gukora nibura imyaka runaka, 2 se 3, nta handi wemerewe kujya ari gukorera gusa. Urumva ni navuga ko abaguhaye work permit ariko iri fermé, ku buryo nta handi hantu ushobora gukora. Ubu nabwo rero ni uburyo ushobora kuza ukaza gutura muri Canada. Iyo uhageze ushobora kuapplyinga kuri residence permanent, ukaba waba umuturage wa Canada. Ikindi ntago bigusaba kuba ufite experience mu kazi cyangwa warigeze gukoraho. Oya, wowe icyo ukora ni ukumubwira ko ushoboye, ufite izo mbaraga zo ushobora kuba zakora ibyo. Akenshi usanga ari akazi k'amaboko bidasaba ubundi bumenyi bundi, ni physical work, ntago bisaba ubumenyi bwo mw'indani mu mutwe. Pfa kuba ufite imbaraga, hanyuma wemera gusinya contract, ukemera n'amafaranga, hanyuma akaba baguhereza residence yawe ukaza gutura muri Canada. Uburyo bwa gatatu navuga ni ubwitwa family sponsorship.
ubaye ufite umugabo se cyangwa umugore uba hano, aragusponsoringa, ni ukuvuga ngo agukorera icyo bita parrainage, ukaza ufite residence permanent, nabyo bikaba byakwemera gutura muri Canada, ukaba waba umwenegihugu kandi utaraje nk'umuntu uje kwiga cyangwa se utaraje nk'umuntu uje gukora. Ubundi buryo ni ubwitwa startup visa program. Izi visa baziha abantu bafite ama business ideas, ariko ntabwo bapfa gutora abantu bose, batora ba bantu bafite business ideas zishobora kugirira abenegihugu ba Canada akamaro. Ni ukuvuga ngo mujye mujya online mwidokimante, haba hagiye hariho ibintu byinshi ushobora kuapurayingamo kandi ukagerageza amahirwe ukabona baragufasha. Izi business rero bajya bafungura sometimes, hari igihe usanga nka province runaka yatanze amahirwe abantu bagapicinga ama business ideas yabo, hanyuma wabakonveka bakaba bagwa residence permanent, ukaza uje gutangira business yawe. Ubu buryo rero nabwo ubaye wumva ufite business ideas ishobora kugira abaturage ba Canada akamaro, ushobora gutrayinga. Ntabwo biba byoroshye, ariko ibintu byose aba ari ukugerageza. Nibyo mpora mbwira abantu, ni byiza ko telefone zitatubera ibyo kureba juste bidadufitiye akamaro. Ushobora kuyikoresha widokimanta, ureba amahirwe agiye donc atandukanye ari hirya no hino kugira ngo ube wakwapurayinga. Ubundi buryo ni ubwitwa self employed personal program. Iyo ni abarwiyemezamirimo baza baje gushora muri Canada bitewe n'ibyo bakora cyangwa se n'ama business bafite nayo ashobora kugirira igihugu akamaro, hanyuma bakaba bakwapurayinga, bafata bakabaha permanent residence, bakaza gutura muri Canada. Uburyo bwose mbabwiye rero ni ukuvuga ngo harimo uzagusaba kwerekana proof of funds, kose ko ufite amafaranga ahagije azakubeshaho mu gihe uzaba uri muri Canada, swati mu gihe utarabona iyo residence permanent, mu gihe waje utayifite. Hanyuma nabashishikariza kujya online mukidokimanta mukareba, kuko ubu buryo bwose mbabwiye bugendera ku bintu bigiye bitandukanye, bigendera ku mabwiriza agiye atandukanye. Cyiza nuko wajya online ukidokimanta ukareba ibyemewe, bitemewe, ibisabwa, hanyuma wabona bihuye n'ibyo wifuza cyangwa se ushobora kugerageza, ukaba wagerageza amahirwe yawe. Ubu buryo nibwo nari nabateguriye uyu munsi. Tuzagenda turebera hamwe n'ubundi buryo bugiye butandukanye. Niba hari ikibazo ufite icyifuzo wagishyira muri comment, hanyuma video y'ubutaha tukazabivugaho. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Bye.